Are you ready? Turacyari kumwe na Kibonke Clapton, hari abamuzi nka Kadogo. Muri Kibonke Gatogo arabari bakutubwira bati Gatogo rwose niryo zina rifite amateka umfa ahubwo na Kibonke Clapton nabwo bwabyo turaza kugera impamvu y'iryo zina kuko ubundi amazina ye ni Emmanuel Mugisha. Ubwo rero twahereye ku rugendo rurerure uraho ngaho utingiye gusubira mu mutara ubuzima bwanze Kigali ujya ku nshuti yawe itiguma hano tubane icyo nzarya uzarye ariko afite nabandi kutombora iraje iyakazi ati sinshaka kubogama dore udupapuro ugatombora ni ubona ko kazi umugisha baye mugisha utomboye ako kazi k'ibihumbi 25 utaratangira ariko bya filime utaraba umustar ukiri aho ntago watekerezaga gutekereza ntago natekereza gutekereza nta mwanya nari mfite wo gutekereza nuko akazi kagiyemo akazi mba nkagiyemo bati ngiyi iyi yitwa gutya kode yayo ni iyi ngiyi igura gutya ndavuga ni kancuruze rero ini njyewe mfite impano nzi gucuruza uwo munsi ndabamenyesha ko bwije ntacuruje kubera abakiriya cyangwa n'abakiriya babuze cyangwa n'akazi kananiranye nabyita go papa ni kwa kundi umukiriya kureba akabona ibintu uvuga ntubihagazeho urumva nyoko buja abayicaye yari umumabuja nyine uwo munsi wa mbere ntago agenda abagufasha yicaye aho ngaho ubwoba nibwo bwa mbere ugize umukoresha kuva wabaho habaye igihunga nyine iyi telefone igura ngaho nkahita mvuga ikiranguzo kandi yari yavuze ati ngenzi gucuruza ntunewe ukajya kumva arankosoye ngo aratarakubeshya ngo ntago arayo ngaho ngo girayo ngo iragura gutya na gutya mva rero nkubwira fata kino gitabo usome neza iyi ngiyi irangura gutya igira gutya ubwo noneho nkabwira ntago nongera discipline yo nari nyifite rwose ariko nyine ibintu mutamenyere butabimenyere ndabikora ariko ndakubwiza ukuri ako kazi nagakoze iminsi 5 ya 25 ntago wayihembwe nayo nahembwa ko yampaye avance ya 5 nayakenyereyeho noneho kumfasha nyine ubwo yitaga nk'itike niba narakoraga itike simbizi icyo gihe ahandi ubusaba Imana ngo mana ngo wamayeho kwirirwa ibyo byo kuvuga ngo ndasagura ngahe ntubitekereza hanyuma mu minsi 5 hari umusore bita Ngoga ubu ni umudokteri ejo bundi yarashatse w'inshuti yanjye abantu bamuzi twamwitaga lieutenant kubera filime lieutenant na Sam yavugaga story ugahita umwita iyo filime abantu bize Kiziguro muramuzi lieutenant hanyuma yaje kujya kwiga KHI yabaga mu ntara niba ari hehe sinzi ahantu niba ari ibyumba sinzi ahantu KHI yabaga afite akazi kwa Rubangura mu nzu imwe naho Kayumba yakoraga uko twabanaga mu nzu ajya kwiga aho ngaho bisaba ko ava Kigali akajyayo ahita ndikomendinga yuko afite inshuti ye biganye wiwabo mu Mutara ako kana ka attachment kaba gakomeye cyane izi n'ababyeyi isa n'umupasiteri endorsement iteye ubwo kwizerwa ngo none ni kimenyimenyi abantu na Kayumba y'ubu nawaka kwimako barakankubise kase nka niba nangaburira ku manywa niba uri kumva radio Imana cyane amina Ngoga yubahwe icyo gihe urumva nanjye natangiye kuvuga ngo ariko se ibintu byose mubyazamo bibwira Kayumba ntago ushaka kumbwira ngo nguhereze amafaranga 2,000 ujye guhaha muri babandi bari basigaye mu rugo urumva urugendo ragiye ariko nza gukomwa n'inkokora n'uburwayi nza kurwara nyuma ndarwara mara igihe nk'amezi 6 subira mu ntara ku Nyondora ababyeyi basubirana boro yabo ningaru aho Kayumba aramanika genda baguha umuhondo ndagenda bankubise umuhondo nyine banyitayeho ndagarutse mpamagaye Kayumba nti ndaje
warakize neza narakize mpereza papa wawe aramuhereza uyu muhungu ngiye kumukohereza ariko n'ibyaye n'ibya gisore asare byo kwiyanana n'iki byose kamwohereza arakirira aho ngaho n'irungurire baririmo mbangiye i Kigali uragaruka ndatangiye noneho byayindi usubira kuri ka kazi ka 50 oya nago nagasubiyeho ahubwo nahise anshakira kandi kuko icyo gihe baransimbuye amezi 6 bari menshi nyuma mpita bahita njya muri KCT iriyanzu yitwa City Tower ninjye wayikoreyemo bwa mbere yarayitashye bambonyemo kandi noneho kwitapi kangahe tapisha kangahe kari 80,000 nabo bangaburira ndagiye nkura wagiye uzamuka noneho ko kansabaga kuvugamo icyongereza wumva gatandukanye yayende ngo ni 12,500 ngo yahare hazaga umuntu w'umushefu muri Serena currency zari zitandukanye na type bitandukanye umuntu uvuye Kongo wishyira mu madolari umutwaza ibintu nyine unaka service umuhaye kubita $50 gutyo ugatangira nawe ukabyimbamo ukuntu ukagiramagara papa uzi ko bwari bwije ntaguhamagaye ukagira ngo mbere nta mayinite wagiraga icyo gihe se warakinaga komedi yari yaratangiye hano yawe aho saa Clapton araza ryari ko icyo gihe numva twari tukiri kuri Mugisha waracyari Mugisha yirwanagaho mu babarire rwose aho rero niho nabonye akazi ko kwicara yari showroom uno mwanya wo gutekereza niho nafashe telefone yanjye hahandi umuntu atabada nta muntu uhanyura nkaba nafata telefone yanjye nkahamagara umuntu kanateretamo umusore nyine icyo gihe ufite ahantu ukora nkaho hafite amatara haka amen urumva hanyuma ntangira gukora utuntu tw'udufoto nibwo batubonye kwicara ku meza n'icyo ariko icyo gihe nyine komedano yari iri nuko kubona kawe baba sha umusore nk'uyu kubona agiye muri ibi bintu n'ukuri kwima apfu yahagaze abacantege bari beje watereta n'umukobwa ukabona bamuheje message akavuga ati sha umugabo wawe n'imbwa shaho akaba akohereje nk'iyo screenshot ukaba ubivuyemo oya Clapton ko wihagarara nkuzi gutereta yewe nuko nagasimbutsa ko kantu nge nigasogondere papa meze neza yanyishiraga studio kujya muri kora indirimbo muri radio nakoze indirimbo muri bridge record nima muzi indirimbo bridge record Tom Cruise na The Ben barasoga nkinjira ubwo naryaga phone kujya ngo nyikore niho twagitandukanire ariko nge mfite indirimbo za 2010 mbese wari ufite content wakoresha ihagije avuga nti abakobwa ko bashaka abantu bambaye amatise bo muri banke nkaba ntafite uko niga bizavamo niko kugerageza nkurikije ubwo ni social media imfasha kurebera ku bandi cyane baye nka Eric Mondi niwe nabonaga duhuje urubavu icyo gihe marangana ntago Eric Mondi ntago anyinspiringa ku bindi bintu kuba yaranganaga nanjye byagiye ibirari bimwe yego kumureba ukunana n'utono yarabyibushye ubu ngubu nanjye byanyeretse ko nshobora kubyo ahora nyinspire mfite inzozi zo kuzangana na Eric Mondi noneho mbikoze gutya ariko ubwo nta kintu bira ramjaani yari kuri KFM haza umutipe bita Nkusi twaririmbanaga twari muri groupe imwe ku rusengero nayo ikora comedy muri church abaraduhuje ati hano mfite umuntu wa fake ngiye kubahuza mwese muri kimwe ramjaani rero ni nk'umukongomani ntiwamenye ukuntu ateye ahantu mutungiye urutoki mwita mu bishuti aziku yarazi kumenya azi gushakisha ramjaani wamufungira muri aka kazi agakora niko kuna ubwo icyo gihe atangiye kumpirambiranirana nkirimbana babandi bahimba n'amagambo kuhirimba ku bwanjye urumva akabona ikiganiro kuri televiziyo ngewe nka bakuri ka kazi nitsimbye nkaba ndafunze nkaguruka tukaba dukoze aga sketch nkaba ndagarutse ndongeye ngiye hahandi abantu batangira kugira
bagenda bakumenya bamenya ubwo kuri ka kazi mbonyemo n'udufaranga dukeya ko gusevinga ndavuga kanangire kaminuza babwira ukuntu byagenze kaminuza ntayo nakomeje byagenze guteze babandi bari umuna banjye baje kujya muri sogonderi kandi bageramo nta wundi muntu wari kubishyurira bamenya ko ari we murenzi w'umuryango aramamagaye barambwira ati petit frere baramwiruka ngewe se bundakora iki hano nanjye ndiyirukana kaminuza uva mutyo ayo nari mfite mpita nyohereza nyuma nyine naje maze kugira aho gize nibwo nakoze amakosa ajyanye n'ibyo nge nkora kugira ngo mbiteze imbere ariko urumva ko ntabwo icyo nashakaga nacyo numvaga nshaka kuziga bya masters nkagira gute nkafasha barumuna banjye ariko ntibyankundiye ko nta wundi barebaga izo challenge zose nanyuzemo zo kugira naho ngeze ahangana n'ubu mfite responsibilities nk'umuntu w'umugabo ufite urugo rwe akajyana responsibilities z'umuntu ufite umuryango muri inyuma. Wow. Sasa rero reka tubanze tunywa amazi gatoya kuko utangiye kuvuga iby'abagabo n'umugore ukuri inyuma numva dukeneye bavuze ibigoramye imihoro itangira kumva nyamara kwiyumva